yabaye umugabo mu gihugu si yobu yari umukire akubaha Imana Satani aramusaba wamugerageze yobu ntiyatsinzwe yagumye mu Mana yobu yagumye mu maruha anesha yobu yagumye mu maruha atsinda yagumye mu Mana nesha. Yesu ashimwe nshuti y'umusaraba mushiki wanjye. Uyu ni wa mwanya mwiza Imana yongeye gushima ko uvugana nayo mu ijambo ryayo. Hari ikibazo kimwe cyangwa se ntekereza birenze kimwe abakristo bibaza n'abantu bose, ni impamvu abantu bageragezwa. Kuki abantu b'Imana bageragezwa? Ukavuga uti kuki bageragezwa? Ariko ntago ari abantu b'Imana gusa, boge n'abatizera barageragezwa. Ahubwo turebe impamvu y'ibigeragezo. Ku bantu b'Imana kugeragezwa bibamariye iki? Ku batazi Imana se bo kugeragezwa bibamariye iki? Duhere ku batazi Imana. Abantu batazi Imana basubiye inyuma baguye. Abo bantu hari ukuntu Imana nayo yemera ko baca mu bigeragezo kugira ngo bahindukirire Imana bayirebe. Ikiciro cya mbere cyabo ngabo batazi Imana ni cy'abanyabyaha batigeze bamenya Imana. Aba ngaba nabo Imana ije yemera ko bageragezwa bagaca mu ngorane nyinshi cyane, ariko muri izo ngorane akaba ari bw'Imana ibasha kuvugana n'imitima yabo. Akenshi baba baranze kwakira Imana mu buryo bwiza biciye mu nzira nziza. Imana ikemera ko baca mu ngorane nyinshi kugira ngo bamenye Imana. Hari bamwe muri mwe rero mwagiye muca mu ngorane nyinshi hamwe n'ibikugerageza ukavuga ati ariko niho nakirijwe. Dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu bakijijwe baciye mu burwayi, baciye mu bukene, baciye mu ntambara, baciye mu kurengana no mu manza, ugasanga umuntu amenya Imana ariko ayimenyeye mu ngorane yanyuzemo. Ubwo rero Imana ikoresha ibigeragezo kugira ngo abantu ibabwire ko iriho, ibatabare, ibahe n'ubugingo. Abakabiri Imana igerageza ni abantu bari bayizi bakayivaho. Aha natanga urugero ku Bisiraheli bari bazi Imana, ariko bageze mu gihugu cy'amasezerano bamaze kurya bagahaga, Imana barayibagirwa bayisimbuza ibigirwamana. Byatumaga Imana rero yohereza ababarwanya, bamara kuba bageze kure bakavuga ati ariko twataye Imana. Ubwo impamvu ya kabiri ituma ibigeragezo biza ni ukugira ngo abantu basubiye inyuma bamenye Imana bagaruke mu murongo bataye. Ku bakiranutsi rero hari impamvu nk'eshatu zituma Imana yemera ko umuntu w'Imana ageragezwa. Impamvu ya mbere ni uko umuntu wese Imana ishaka kumuzamura mu ntera. Kuko mubizi nta munyeshuri ushobora kuzamurwa mu rwego wajya mu kindi cyiciro atakoze ikizami. Ni nako rero Imana itakuzamura mu ntera mu gihe cyose utaciye mu kigeragezo. Ese ubundi ni wowe Imana igerageza? Ntago ari wowe. Igerageza ikintu wakiriye, igerageza amagambo y'Imana wakiriye, igerageza kwizera kwawe. Nibivuze yuko yo munyeshuri ntabwo ari we yubaguhaye ikizami bakubaza ibyo bakwigishije. Ntabwo umwarimu abaza umunyeshuri ibintu atamwigishije. Umwarimu akubaza amasomo yaguhaye. Iyo utari umunyeshuri utiga mu ishuri ntaho wanditse nta kizami baguha. Bivuga rero no kuhabwa ikizami kari amahirwe kuko ubazwa ibyo wahawe. Nawe rero kubera kwizera kwawe ntago Imana yagutunga itemeye ko kwizera kwawe kugeragezwa ngo kugaragare ko ari ukuri. Abibira yerekana ko kwizera kumeze nk'izahabu, niko byerekana. Ubwo Imana igerageza kwizera kukurimo ngo ikuzamure mu ntera, ikwimura mu kindi cyiciro, iguha ubuhamya bushyashya. Indi mpamvu ituma umuntu w'Imana ageragezwa no kugira ngo Imana nayo ibone ko ikubita Satani. Uti gute? Satani hari igihe agerageza abantu b'Imana, ariko n'igihe Imana imwemerera ikamuha uburenganzira. Ariko yamara kumuha uburenganzira bwo kugerageza umuntu w'Imana, ikabona ukuntu yerekana ko abantu b'Imana baruta Satani. Muribuka ibyo byabaye kwa Yobu. Satani yagiye gusaba uburenganzira ngo agerageze Yobu. Imana amubwira ngo genda umugerageze. Ariko Satani havuye atsinzwe, abona ko burya hari abantu b'Imana. Satani rero nubwo ahabwa ikiraka cyo kutugerageza, ariko Imana bigira ngo imubwire ngo hari abantu b'Imana baca mu ngorane no mu bibagerageza bakihangana. Yobu yahuye n'ibintu bitatu: yapfushije abana, arangije abura ibintu byose yari afite birashira, ndetse arangije ararwara. Ariko muri byose ngo Yobu ngo ntiyareka Imana, akomenya kuyizera. Urumva rero Satani yari yabwiye Imana ngo impamvu Yobu akwizera nuko afite ibintu, nuko akize. Imana ibwira Yobu, yabwiye Yobu nyuma uko byagenze, ariko Yobu ntigeze amenya amakuru y'icyatumye ageragezwa. Ariko Imana yaje kubwira Satani ngo wabonye ko Yobu anyubaha nubwo nta kintu, nubwo yanyubaha afite ibintu cyangwa atabifite. Satani yari yabwiye Imana ngo impamvu Yobu akubaha nuko afite ibintu, ariko Imana ibwira Satani ngo Yobu
anyubaha yaba afite ibintu atabifite. Bimaze gushira Satani asubira ku Mana ati koko yo barakubaha pe, namukuyeho byose ariko aracyakubaha, ate ko numpe n'umubiri we rware urebe ko atakwihakana, ngo yo bararwara nabwo ntihakana Imana. Byatumye rero Imana ishyirwa hejuru. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo kugeragezwa kwacu gutuma Imana ihabwa icyubahiro kandi natwe tukemerwa. Icyanyuma rero gituma Imana ibona uko Imana igerageza kwizera kwacu nukugira ngo tuzambikwe ikamba. Ntabwo wahabwa ikintu utakoreye. None se watandukana gute n'abandi bantu batizera? Ubwo ugomba kwizera warangiza ukageragezwa. Hahirwa rero umuntu yihanganira imugerageza kuko yamaze kwemerwa ahabwa ikamba ry'ubugingo. Hari amakamba Imana ageneye abayizera. Reka ari mukange turakomeza. Satani yamutwaye abana bese, ibintu bye byose amuteza n'indwara, umugore amubera intumwa ya Satani. Yobu ntiyatsinzwe yagumye mu Mana, yagumye mu maruganisha, yagumye mu maruganzina. Iyo usomye Bibiliya muri Zaburi 26 umurongo waho wa 2 haranditse ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi ngo ariko abanyabyaha ngo ntabwo umutima we ubakunda. Nukuvuga ngo Uwiteka yemera ko abakiranutsi bageragezwa ariko ngo abanyabyaha ntabwo umutima w'Imana bakunda. Nababwiye ko impamvu rero Uwiteka yemera ko tugeragezwa kugira ngo twemerwe, tugaragare ko dushyitse ko nibyo tuvuga kuko ari byo kuri. Ariko mumva akakantu ndagira nkubwire ngo impamvu tugeragezwa nukugira ngo kwihangana kwacu tugire kwihangana. Kugeragezwa bitera kwihangana, kwihangana kugatera kunesha kukatwongerera ibyiringiro. Nukuvuga ngo iyo ugeragejwe byongera kwihangana kwawe, noneho kwihangana kwawe guhita kugutera kunesha. Uko kunesha nako kugatuma usingira ubugingo, ugira ibyiringiro bizima. Ariko mvira ijambo mu Baroma 5:4 no hatubwira ngo kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Ariko Paulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere 10 umurongo wa 13 yaravuze ngo mumenye ko ibigerageza ari rusange. Umva nshuti y'umusaraba, mu kintu cyica umuntu akiyica akiyahura akigirira nabi nuko yahuye n'ibibazo yibwira ko ari we wenyine. Ariko Paulo yaravuze ngo mu bice 10 mu rwandiko rw'Abakorinto 13 ngo burya ibigerageza ni rusange. Ujye umenya ko ibyakubayeho n'ibiri kukubaho none n'ibizakubaho hari abandi bameze nkawe byabayeho, ahubwo aho mutandukaniye nuko muzabyitwaramo. Ariko ibyakubayeho, ibiri kukubaho n'ibizakubaho hari undi muntu musangiye amakuru nkayo, ariko icyakurusha n'ukuntu yitwaye. Wihanganire ibikugerageza wemerwe, kuko numara kubyihanganira urahita unesha. Numara kunesha uhite uhabwa ibyiringiro bizima. Menya amakuru rero, ibigerageza n'urusange. Ako kamenye umenye ko utari wenyine, hari n'abandi bameze nkawe kandi n'abatubanjirije banyuze muri byo turi kunyuramo ariko bagiye banesha. Icya kabiri ukwiye kumenya, ntabwo Imana izemera kugeragezwa ibyakwica. Nukuvuga ko ibintu unyuramo n'ibyawe birapimye. Imana yarebye ko ibyo ngibyo unyuramo uvuga ngo sinabyihanganira, ntabwo Imana yakwemera ko uhura n'ibintu bikurusha ibiro. Imana yemera kugeragezwa ibingana n'ibiro ufite. Icya gatatu, Imana igucira kanzu ngo ubone uko bisohokamo. Ku muntu w'Imana ntabwo yicwa nabyo, kuko ntabwo umwarimu ashobora gutanga ikizami ategeze yigisha. Imana nayo izagucira kanzu ku buryo usohoka muri ibyo bintu by'ibigeragezo unyuramo. Ikindi rero gituma Imana yemera ko ugeragezwa nuko idashobora kwemera ko ibyo utakwihanganira bikugeraho. Mvoro nkubwire, ngiye kubwira aya magambo, amazina yanjye nitwa Emmanuel UWAMBAJE. Maraze imyaka 30 mbana na Yesu ijoro n'amanywa, umunsi ku munsi. Ntabwo mbeshyera Imana. Imana izi gutabara abayiringira. Niyo waca mu ngorane ahubwo uzi guhindukira umugisha, kugira ngo umuntu w'Imana azamurwe mu ntera, ave mu cyiciro n'imajye mu kindi. Imana ibinyuza mu bimugerageza. Imyaka 30 maranye n'Imana nabonye ibintu byinshi. Ibyo mvuga rero ntabwo ari byo nasomye muri Bibiliya, ahubwo nanjye ubwanjye naciye mu bibazo n'ingorane. Zaba ubuhamya nimbona akanya babwire ngo Imana izi kurinda abayiringira, ntabwo izemera ko ugeragezwa ibirenze
kwihangana kwawe no kwizera kwawe. Ibyo unyuramo ni ibyawe, ni wihangane wumve ko ari ibyishimo kuba ahubwo Imana yarakugira icyizere ikaba yaguhaye ikizamuri gukora. Ndashaka kubwira ko kwihangana ibigeragezo bitera kwihangana, wamara kwihangana ukanesha, wamara kunesha bikaguhesha ibyiringiro bizima. Mukanya turakomeza ngusengera, ariko nagira ngo wishimire ibikugerageza, kuko si wowe ugeragezwa, ni kwa kwizera kubwiye ufite muri wowe. Hari ukwizera kukurimo, kukwizera kukurimo rero kurusha izahabu ubwiza. Ababonye izahabu, mwabonye ko izahabu nubwo ari nziza ntibapfa kuyemera ngo ni nziza, bayinyuza mu muriro. Ngiye nakoze ku izahabu rwose, haraho nagiye gukora akazi bampembe izahabu muri Kongo, ndangije nagenda njya kuyigurisha, barambwira ngo reka yishyire mu muriro barebe ko ari nzima. Ntibari kumpa amafaranga rero nari ngiye gushaka ngo nuko mbabwiye ko ari izahabu, bagomba kwishyira mu muriro bakareba ko idashya ko ari nzima. None nawe ugomba guhabwa ibyasezeranijwe, ariko ugomba kubanza bagapima kwizera kwawe ko ari kuzima. Nyemerero mu kanya ngusengere wemere ko ari byiza kugeragezwa, ahubwo wihangane byo kugerageza, kuko numara kwihangana bizaguhesha kunesha. Numara kunesha uhabwe iby'Imana yagusezeranyije birimo n'ubugingo buhoraho. Kamukanya tuze gusenga Imana dufatanyije. wenda wabuza abawe ibyawe byose bivuge ko nayo uyabinyuzemo, bibere mu mana izagushungusha, ibiruta byose ubugingo bw'iteka. Inshuti y'umusaraba, uba mubwira impamvu Imana ishima ko unyura muri ibyo uri kunyuramo, nuko iyo kenshi umuntu ageragejwe arutaho kwiringira Imana kuruta mbere. Ni ukuvuga ngo ibyo wiringiye iyo byanze uba wumva Imana uyikeneye kuruta mbere. Niyo mpamvu mubona abantu b'isi Imana bavuga ngo Imana ni igiki ngo ivuze iki, kuko babona ibintu bigenda neza. Ariko akenshi umuntu w'Imana iyo ahuye n'ibigeragezo ubona abaye umunyamwuka akarushaho kwegera Imana kurutaho, kuko niyo abasigaranye mu buzima bwe. Naje kubona ko nge mu buzima bwanjye nanyuzemo nagiye nca mu bigeragezo bitandukanye, ari iby'ubuzima bwa buri munsi, ariko nanyuraga mu bigeragezo bingoye, nibwo nabonaga umwanya mwiza wo kwiringira Imana. Ibyo uri gucamo rero ni ibyawe, ahubwo bifate nk'igihe cyiza Imana iguhaye. Kandi wibuke yuko nta mwarimu wakwimura umunyeshuri atatsinze ikizami yahawe. Nawe rero ukwiye kwihanganira ibikugerageza kugira ngo numara kwemerwa uhabwe ingororano y'abizeye. Iki nagiye mbona mu buzima bwanjye, nabwiye ko nabaze imyaka 30 mbana n'Imana umunsi ku munsi, maze imyaka 20 nyobora abakristo, nabo nagiye mbona ibibabaho. Ariko muri ibyo byose nabonye y'umuntu w'Imana yitwaye neza mu bimugerageza, birangira yemewe n'abantu kandi yemewe n'Imana, na Satani agatinya ntagaruke kuri we. Uyu mwanya nagira nkubwire ngo twegera gusenga, kubwire ko kugeragezwa kw'abantu b'Imana kubatera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha. Inshuti y'umusaraba, ubuhamya bwinshi dufite bw'abantu b'Imana bavuga ko bagiye babona Imana mu bigeragezo. Ukibaza, mbere yose ntago Imana yari ihari ariko batazi imbaraga z'Imana. Ndashaka kubamenyesha ko mu bigeragezo tubona amaboko y'Imana kuruta mbere. Ngiye uvugana namwe nagiye mbona ibintu byagiye bimbaho mu buzima, haba mu buzima bwa buri munsi busanzwe, haba mu muhamagaro. Nahuye n'ibintu byinshi, ariko byatumye nkunda Imana nyibona neza uko ntari inyizi. Nawe mu byo uri gucamo kubwo kwihangana kwawe uzabona Imana, uvuga iti mbonye Imana, kandi ubona nuko uyivuga. Ibyo ducamo bituma tunakomeza abandi. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo ducamo biradukomeza, bigatuma tubona uko dufasha abandi bantu bagiye gucamo byo twanyuzemo. Duhinduka ba mwarimu natwe, duhinduka ba mwarimu, kuko tuba twimuwe mu ntera. Ibyo tunyuzemo tukabwira abandi tuti nange nabiciyemo ndakomera. Iyo gukomeza rero ntabwo gukomeza nk'umuntu wabisomye ahantu. Imana yanyujije ahantu hakomeye, haba mu muhamagaro wanjye wo gukorera Imana muri iyo myaka 20 maze n'umupasiteri, mu myaka 30 maze mbana na Yesu mu buzima bwa buri munsi, mu rugo mbamo, ndi umugabo wubatse mfite urugo, ariko nabonye Imana mu bigeragezo. Ku buryo rero umuntu w'Imana kumukomeza mba numva mubwira ibintu nzi ko bikora. Ni wihanganire kugerageza, kuko numara kwemerwa uzahabwa igihembo cy'abihanganye. Ariko abantu b'Imana, Imana yemera ko bageragezwa. Hakageragezwa iki? Ibyo bemera, kwizera kwabo, kugira ngo kugaragare ko gushyitse.
ndashaka kukangurira kukubwira ngo izere bikubere uko wizeye, yo gucika intege uvuye ngo kibimbayeho. Icyambere umenye ko bigerageza ari urusange, icyo kimenye. Kandi Imana ntabwo izemera kugeragezwa ibirenze ibyo wakwihanganira. Mbese ibikubaho ntabwo byaguhitana, ibyo wanyuzemo n'ibyo uri kunyuramo n'ibyo uzanyuramo ntacyo bizagutwara. Ikintu ukwiye kumenya nuko niyo byaba bikomeye gute Imana igucira kanzu, kandi Imana izi kurinda abayiringira. Numashaka gusengera Imana kubera ko hari igihe ucika intege ukumva urarambiwe, ariko ibyo uri kunyuramo n'abandi ko byabagendekeye, kandi ntabwo uri wenyine, hari n'abandi mumeze kimwe. Hari abandi bakobwa bameze nkawe, hari abandi basura bameze nkawe. Icyiciro cyose waba urimo cy'ubuzima hari abandi bakinyuzemo. Wagusengera Imana ugakomera ko mbona bigeragezo wumvaga biri ukuye umutima umeze nkaho ugushyigishano, kandi nabyo biri mu byo ugenewe. Ntabwo umunyeshuri yabona ikizamini avuge ngo aragihunga yariyemeje kwiga. Mu rwego rwo kwizera rero harimo no kugeragezwa, ariko ni muhumure, Imana ikurebera hafi, igucungira hafi kugira ngo ibikobo bitakwica. Ntabwo iguha ibirenze ibyo ubasha kwihanganira. Reka gusengera Imana. Imana ndagushimye ko wemera ko duca mu ishuri ryawe kugira ngo tukumenye kurutaho, tumenye urukundo rwawe udukunda, tumenye n'imbaraga zawe. Kandi iyo tugeragejwe tukanesha, nawe uratwirata, wajya wicara ukavuga uti mfite abantu banyizera kandi banyiringira. Ikinejeje nuko kugeragezwa kwacu iyo tukuciyemo neza tukihangana tukanesha, biduhesha ikamba ry'ubugingo ujye wemereye abagukunda. Urakoze Mana muri umwanya mwiza uduhaye, kandi ngushimiye uyu mutima ukomeje n'imbaraga utanze kugira ngo umuntu akomeze kwihanganira iranyuramo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yagumye mu Mana aranesha.